kabiri kuvuga ko hari abo hanze y'itorero tuzazana kugeza ubu Chorale Patmos ni Chorale Adventiste. Hari amahame amwe namwe tugenderaho. Uyu munsi ntabwo ari twe tuje kuyica, turacyakomeza. Nizo mpamvu tugikomezanya n'amakorali ari Adventiste, ari nayo tuyaduperforminga nazo. Igihe nikigera hakaba ari uko amahame yahindutse akatwemerera n'ibyo ngibyo nabyo byakorwa, ariko hagati aho ngaho ayo makorali yandi nayo ni inshuti zacu. Ntabwo ari kuvuga ngo ni hari urwango cyangwa oya, ni inshuti zacu, niyo bafite ibitaramo umuntu abijyamo. Izina Patmos twashakaga amazina igihe twari tumaze kumva ko dushobora gutangira kuririmba, atari kuririmba gusa buri gihe ku isabato turahuye nyuma saa sita tugiye kuririmba twitwa aba volontaire, abakorerabushake cyangwa se umuryango, ahubwo rimwe turi ku itsinda tuvuga tuti uyu munsi turaza kubona izina. Umwe muri twe witwa Yavani yarahagurutse aravuga tumva rero ibintu muri gukora byose ngiye kubaha izina nimuryanga ubwo nyine nta rindi muza kubona. Ukuntu tutakwitwa Patmos kubera Yohana ibintu yaboneye i Patimo, nuko twatangiye. Iryo zina ryari rya mugenzi we yari yarise icapiro ryitwaga Patmos. Ubwo rero uwo wundi aravuga ati rwose umva untaye mu bagabo, ubwo nyine nta kundi nanjye ndi muri Patmos, iryo zina nanjye ndaritanze, ubwo nirigende nuko Patmos yatangiye. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14. Muraho, twishimiye kubana namwe. Nitwa Mushimiyimana Eugenie, nkaba n'umwe mu mama bakuru bari muri Chorale Patmos karatangiranye ivuka. Ngejeje muri iyi myaka nkiri kumwe nabo, nabaye vice president igihe kinini cyane, ariko kubera imirimo myinshi itandukanye n'ingendo zambanye nyinshi naje guhitamo komezanya na korali ndi umujyanama. Ndi umujyanama wa korali. Murakoze cyane. Muraho mwese. Nanjye nitwa Edouard Barema Mudenge, ni umuririmbyi wa Patmos, atangiranye nayo nk'uko yabivuze, aba barangiriye icyizere guhera uyu mwaka, ubu nanjye ndi perezida wa Patmos. Murakoze cyane. Ndagira ngo duha amashyi abantu bari kuri pano. Tubakiriye birumvikana ni perezida, umujyanama ndetse na dirija, kandi kuko ikiganiro cyacu tugitangiye saa 12 twifuza ko kitari burenze saa 1. Rero turagira ngo dutangire kuri perezida atubwire Patmos Choir ubundi ni korali imeze gute, irimo abantu ki, yatangiye ryari, uyu munsi igeze ku bantu bangahe. Mbere yuko twinjira mu gikorwa nyirizina cya concert, ndagira ngo atubwire background muri makeya ya Patmos Choir. Murakoze cyane uyu mwanya mumpaye kuvuga background ya Chorale Patmos. Biranyoroheye kubera ko natangiranye nayo. Patmos Choir yatangiye muri 1996. Yari nyuma y'imyaka 2 ya jenoside yakorewe abatutsi yari imaze kuba. Abantu cyane cyane abasore, abana, abantu barafite ubwenge, abenshi icyatumaga bajya gusenga babaga nk'abaracitse intege. Ariko turavuga tuti se natwe ko hari ukuntu umwuka kidukoreramo, nta kuntu twakwihuza kugira ngo dukomeze ubutumwa mu ndirimbo. Umwe muri twe ntabwo akiri muri iyi korali, asigaye ari hanze, niwe wagerageje kuduhuza. Hari ubukwe bwari bwabaye, ubwo bukwe bubaye turaririmba nka famiye, ariko haza igitekerezo cyo ko korali yavuka. Numva hari ibindi bihe twabivuze ntabwo mbitindaho. Ubwo muri 1996 nibwo twatangiye, abantu bari bariganye abaririmbye hamwe, noneho tugeze ahangaha hiyongeramo n'abandi nabo twasanze ahangaha. Objectif rero yari uko dukangurira abandi kugaruka gusenga.
ibyabaye ntabwo biba byarabaye kubera Imana, ahubwo byabaye kubera Satani. Tujya twibagiza yuko ikibi kibaye ukavuga uti Imana yabikoreye iki, ntabwo Imana yabikoze, ahubwo ni Satani uba wabikoze. Rero abantu babonye ko abantu b'abasore bashobora kuba baririmba nabo bagahimbaza Imana kandi bakishima, bagenda haza benshi. Twatangiye turi nka 35 niyo yari ko hari nini, irakura isora album, yaba aya audio video, ariko uko ibihe bigenda harimo abagiye batuvamo basinziriye, harimo abagiye imahanga, abandi nabo baguma ahangaha, abandi bagacika intege, ariko umurimo urakomeza. Turashima Imana rero yuko umurimo wakomeje, tukaba tugejeje ku myaka 30 uyu munsi twizihiza tumaze turi muri uwo murimo. Ubwo uyu munsi turi 22 abaririmbyi, tukaba tubishimira Imana. Sinzi niba hari undi wagira icyo yongeraho, numva muri make ari ibyo ngibyo. Murakoze cyane, baraza kugenda babaza ibibazo. Ndagira ngo dirisha tubwire abari gutubwira kuri Timeless Place y'imyaka 30 mugiye kwizihiza, ariko harimo n'igitaramo. Kuki mwabitekereje ubu? Kuki mwahisemo Kigali Convention Center? Kuki mwahisemo kubitegura ku nyine biteguye? Muduhe umuteguro nyirizina, mutubwire n'impamvu y'icyo gitaramo. Murakoze cyane. Ijambo rya dirija rijya rinsetsa. Njya numva abantu benshi mu makorari bavuga ngo niwe dirija. Okay, ntabwo rijya rimfata cyane, ariko bondi dirije uyu munsi. Timeless Praise cyangwa se ishimwe rihoraho ari ryo mubona ku mipira yacu, rifitanye amateka n'imitima yacu. Ariko kugira ngo ngere kure, uranyihanganira, hari amagambo twaganiraga n'umujyanama, ahari yabanza akayasasira, noneho nkaza kugira icyo mvuga nyuma ye. Murakoze. Ijambo ry'ishimwe rihoraho ni ijambo rikomeye ku muntu uwo ari we wese. Iyo utekereje ubuzima wabayemo ukageza iki gihe ukiriho, ntiwabura gushima, yaba twe yaba n'abana baturi imbere. Ibyo dushimira rero ni byinshi. Icya mbere mu by'ukuri ni ukuba, nk'uko umuyobozi wacu yari amaze kubivuga, twatangiye ariyo jenoside ikirangira. Twatangiye tuvuye mu bihe bibi biteye ubwoba, ku buryo wabonaga abantu benshi baravuye mu itorero, bararetse gusenga, kuko insengero, kiliziya, muzi ibibi byinshi byahabereye. Ntabwo byoroheye abantu na rimwe kongera kuzisubiramo ngo bagiye gusenga. Hari benshi bari baravuye mu murongo. Turavuga rero twebwe umubare munini, wenda hari icyo yibagiye kuvuga, ni abana bari barabyawe n'abapasitoro, twari abuzukuru b'abapasitoro, mbese twakomokaga mu miryango ya gikristo cyane, tubivukiramo, tubikuriramo, ku buryo ntekereza ko icyo gihe hari urwego twari tugezeho rutwumvisha ko ibyabaye turi ku isi tugomba kubyakira. Noneho rero dusanga dukwiye gushaka inzira ishoboka kugira ngo tubyumvishe n'abandi. Biragora rimwe na rimwe kubona amagambo atunganye yo kubwira umuntu uti biriya byabaye byagombaga kuba, cyangwa se ni Satani. Noneho duhitamo kuvuga tuti burya abantu badakunda indirimbo si bake, ni bake cyane. Abantu benshi bakunda indirimbo. Turavuga tuti rimwe na rimwe hari n'igihe uba udafite amagambo meza aryoshye yajya imbere y'abantu ngo wigishe nyine ubashe kumvisha abantu, ariko kenshi iyo uririmbye n'umwana muto afata indirimbo akaririmba. Turavuga ko Imana yaduhaye impano y'amajwi, reka tuyakoreshe turebe ko twagira umubare munini tugarura ku Mana. Ikindi buriya abantu batajya bibuka ni uko nanone twaje gusanga mu kuvukira mu bapasitori hari byinshi udahura nabyo, noneho wakura ukagenda ugiye, kuko hari byinshi ugwamo wamaze gukura, wamaze kugira ubwenge. Twe rero turavuga tuti reka twe guta umurongo twatojwe, kuko twabonye ko wari mwiza, wari muzima, reka dusigasire
ibyo twigishijwe, dusigasire inama twagiriwe n'ababyeyi bacu. Jyeweho nabivanaga kuri sogokuru niwe wari pasitoro, ariko n'ababyeyi banjye babikuriyemo, nanjye mbikuriramo, n'amashuri nizemo menshi yari amashuri y'amadini, ku buryo hari inyigisho zifatiza uba ufite wumva udagomba gutakaza, kandi noneho ukabona ziguha n'umurongo wo kugenderamo muri iyi si turimo. Ibyo rero twabigize impamba yo kugira ngo turebe ko twagarura bagenzi bacu muri uwo murongo, kandi tubagaruzi neza y'indirimbo. Ni nayo mpamvu ndi buboneho gusubiza ikibazo wari ubajije, kuki twahisemo convention center. Kuva twatangira tujya ahantu nka hariya, kuko hari ubwo wavuga uti njyanye igitaramo i Remera ntibazi, hari abo wavuga uti njyanye igitaramo Nyamirambo aho dufite isengero ntibazi, ariko inshuro twagiye muri Mirikorine tukabona abantu ntabwo nazibara. Inshuro twagiye mu mahoteli atandukanye gukoreramo ibitaramo ntabwo nazibara, kandi twagiye tubona abantu abadivantiste, abatari abadivantiste, kandi twicyo tugendereye ni ukubwiriza ubutumwa isi yose. Dufite abapasitoro, dufite abavuga ubutumwa batandukanye bavuga ijambo ry'Imana, ariko twe nk'abana babo twifuje kugira ngo tubafashe, tubatere ingabo mu bitugu, dukoresha amajwi yacu tugarura abantu benshi ku Mana. Kubikora rero icyo gihe 1996 ukabikora ugahera icyo gihe, hari abavuyemo nk'uko yabivuze basinziriye bagenzi bacu, ngira ngo mu biganiro bishize mwarabibonye, hari abagiye kwiga, hari abashatse bajya hanze, hari nabo tukiri kumwe bake cyane, ngira ngo muzabibona. Kubikora ugahera 1996 ukageza uyu munsi, ntabwo ari ishimwe rikomeye, ni ishimwe rikomeye. Tunasaba Imana, ubu ntidushima gusa, turanasaba Imana kugira ngo idukomereze muri uyu murimo, kuko kujyamo ni kimwe, ariko n'ibidushuka kuvamo biba ari byinshi, ibiturangaza ni byinshi. Gusa duhora dusaba Imana, nibwo buryo twabonye mbese kugira ngo twomatane nayo, dukomeze gukorana nayo, twe kuzigira igihe tuyivirira. Iyo ni ishimwe rimwe kuba kuva icyo gihe kugeza uyu munsi tukiri kuri uwo murimo, muri gahunda twiyemeje. Ikindi ni uko twavugaga tuti dushobora kuba urugero kubo tungana, kuba to kuri twe, ndetse no kuba turuta. Kandi ntekereza ko umugambi twawugezeho gute. Hari abaturuta badukunda cyane, yumvise igitaramo baza bishimye bagakurikira amadini yose, ariko noneho by'umwihariko ngira ngo abazabasha kuza mu gitaramo muzabibona, abatangiranye na korali ntabwo tukiri benshi cyane, abarimo benshi ni urubyiruko. Ntekereza rero ko nta muntu wajya mu bintu atakunze. Ni ukuvuga ngo wa murimo twakuze hari abo washimishije, hari abo byanyuze bifuza kuza kubana natwe. Ibyo bikaduha mu by'ukuri icyizere cy'uko no mu gihe twe tuzaba tutagihari, dushaje cyangwa se tutakiriho, dufite abantu bazaba bagikomeza gukora wa murimo twatangiye. Iryo naryo ni ishimwe kandi numva ko rikomeye. Nanone abazaza mu gitaramo hari icyo muzabona, abana bato cyane. Umutoza wacu mboneho kumushima cyane, Aimable n'umuhungu mwiza ari matoza. Bimaze igihe abana batoya, muzabona indirimbo zacu nyinshi barazizi, baraziririmba, kandi mva harimo gahunda yo kuzadufasha kuzafatanya natwe. Iryo naryo ni ishimwe rikomeye kuba mu mbuto z'imibiri yacu hari ababashije kuvamo bagakunda ibyo dukora, bakazaba ari icyizere dufite nanone ko umurimo twatangiye uzagiraho ukomereza. Rero ibyo gushimira Imana ni byinshi, ariko iby'ingenzi ngewe mvuze muri makeya nibyo, ngira ngo hari yakomeza akabasubiza. Murakoze. Mpereye rero ku biganiro tujya tugirana nka korali, hari ikintu twakuranye yewe tutaramenya n'ubwenge, indirimbo zanditse mu mitima yacu. Ngira ngo hari jingo yacu dukora concept y'iki gitaramo, hari amagambo avuga muri jingo yacu ko dushimira Imana kubw'indirimbo yashyize mu mitima yacu kuva tukiri urusoro. Ibyo rero burya ikintu cyanditse ku mutima ugihera ku kintu cyanditse, hari inyuguti zanditse. Niyo mpamvu iyo concept murayibona ku mipira ya buri muntu wese watanze ijambo yumva akunda.
hari uwatanze gratitude, hari uwatanze saved by grace, hari grateful, hari ndiho, hari give thanks. So, ariya magambo yose buriya ni ikintu twumva dushimira Imana kandi giconnectinga n'impano yahaye umuntu uri muri Patmos uririmba. Ni nayo mpamvu uyu munsi muza kubona hariya dufite ibintu dukoresha buri munsi, ibikombe tujyana ku kazi, hari imipira, hari abantu bagiye batubaza batari ko iyo mipira yanyu twayibona dute, ese yavuye muri Amerika, ese yavuye South Africa, ese yavuye no. Hari abantu dukorana, hari abitwa Avivo Media bayikora kandi turakorana muri journey, muri urugendo. So iyo concept rero yo kuba dufite ikintu kiri mitima yacu aricyo twanitse kuri iriya mipira, bivuze yuko ari ishimwe riturutse mu mitima yacu ariko twashyize ahagaragara. So niyo mpamvu rero mubona ku mipira yacu hariho imyaka 30. Iyi myaka 30 akaba ari isabukuru ariko izanabera muri Convention Center. Nicyo iyi lebo ivuga, ntabwo ari just ikishushanyo. Uvuga ngo ni ishimwe rihoraho ariko rizamuka rijya mu ijuru, rishushanyijwe n'izi strings za gitari cyangwa se ikindi kintu, ariko noneho rikaba iryo shimwe tuzarikorera mu myaka 30 muri Convention Center ifite izi yes, iyi nyubako. So iyi lebo nicyo bivuga, ntabwo ari igishushanyo gusa gipfuye gukorwa, ahubwo uyu munsi ndaza gusaba ko nkawe watuyoboreye niba kumpere umupira wumve nawe uko Uwiteka agira neza, uriya mupira w'umukara kugira ngo uconnectinge na concert yacu, uwo nguwo w'umukara. Yes, nuvuga ngo wanditsweho sing and joy. Yes, sing and joy. Nukuvuga ngo ibi bintu turi kuvuga hano biturimo n'umuntu wese uzashaka gutunga umupira, uzashaka gutunga iyo memoire dufite, namwe mugende mubibwira abandi ko bakeneye kugira iyo memoire. Bazabona ibikombe niba babishaka, niba bazabona imipira niba bayishaka, bazabona agenda niba bayishaka. Mu mpera aba bakobwa babiri baje ni batatu, mu bampere umwe igikombe undi agenda, kugira ngo nawe wumve uko Uwiteka agira neza, kugira ngo bakoze neza, bagize neza. Yanditseho yes, fata umupira igikombe na agenda. Voilà, umupira uhe ubanza kuko ndabona wamukwira. Igikombe uzakinyweramo igikoma. Agenda muzafatiramo amakuru. So ibi ngibi rero turagira ngo duconnectinge ibintu dufite muri twe, tubiconnectinge mu bantu badukunda, kandi tubwirize ubutumwa dutyo. Nicyo kintu navuga kuri iyi tariki. Murakoze cyane. Nta kindi kibazo ndi bubaze, ndashaka kubahuza n'itangazamakuru noneho bakabaza. Ngiye mfite byinshi nabaza, ariko ibyo mba nabaza nibyo na bagenzi banjye babaza. Ndagira ngo abantu bafite icyo bifuza kubaza, icyo bifuza gusobanuza, igitekerezo, turagenda twatira abantu batatu. Ndahera kuri Frodward, ndajya kuri RBA, nkomeze ku ijwi ry'ibyiringiro. Murakoze cyane, ndabashimiye cyane Patmos, ngira ngo ubushize nabwo dutegura press conference nari imari. Ndabashimira cyane iyo mbona abantu ba Edouard bari mwese ndabibuka, nshimira kongera kubabona. Hanyuma rero sindi buvuge cyane ku mateka yanyu kuko ndabyibuka neza yuko iri zina ryari rya Cyekayoli, ariko biza kurangira murifashe, kandi biza kuba izina ry'umumaro kuko ryatumye abantu benshi begera Kristo. Hanyuma ariko Patmos ngira ngo tuzi ko ni ikirwa Yohana yajyanywe. Ndagira ngo muhuze kuvuka kwanyu, mubihuze n'ubuhamya bwa Yohana, uriya Yohana muri Bibiliya wajyanywe kuri kiriya kirwa cy'i Patmos. Murakoze cyane. Murakoze cyane, bari barabyandika barabyibuka. Moses, murakoze. Cyane nibyo byiza kugira ngo ndakomeza kubiyemerera. Nitwa Moses Iradukunda, nkora kuri RBA. Natubwiye ko muri abaririmbyi 22 kandi Kigali Convention Center ngira ngo irahenze ibikodesho ibyo kuvuga.
mutegura aniveriseri y'imyaka 30 mwari mugamije iki mu bitekerezo? Hari ukuvuga ngo reka dushobore nshimisha abantu, hari no kuba ushobora kuvuga uti wenda hazavamo indi alubumu iyo tugezeho. Mwebwe iyo murebye mu gitekerezo muzi cy'iyi konseri, kuko biragaragara hari ibiciro yego, ariko sintekereza ko umuntu yakwishyura ngo abone amafaranga yose yashoyemo, cyane cyane ko kuri bana nta baterankunga ndi kubonaho benshi. Ubwo rero nifuza kumenya mwatekereje nk'uko umubyeyi akorera umwana aniveriseri nyine ntacyo ari bugaruzemo. Hanyuma icya kabiri, iyi myaka 30 urenda kungana n'imyaka u Rwanda rumaze rwibohora, ikintu kinini mu iterambere mwagejejeho abanyarwanda bitari ubutumwa bwiza gusa, ahubwo bijyana n'ibifatika. Murakoze cyane. Hariho murakoze. Ndashimira Patmos kuko indirimbo z'abantu zikurikira cyane. So indirimbo zikozwe nyine mu buryo wumva ko kuramya Imana, kwishima kandi n'ubutumwa bugatambuka. Uburyo baririmbamo na message batanga ni ibintu by'ingenzi bari bamugisha. Hanyuma ndabaza ku kijyanye na Starlight of Worship, imyaka 30 yo kuramya, yo guhimbaza Imana. Ese mwabonye ikiganza cy'Uwiteka muri iyo myaka? Korali murikirana ibyaza kenshi nabigoranye pe. Amafaranga akenerwa, abana guhuza abantu batari guharanira igihugu burya nabyo biragoye. Mwabonye ikiganza cy'Uwiteka? Ubwo iki kibazo ndakibaza Aimable through music nk'umwarimu. Babonye n'ikiganza yaba kubona indirimbo, yaba kuzihanga, yaba kuzitanga. Ndakibaza kandi Jolly mu buryo uri financial. Babonye n'ikiganza cy'Eugenie. Okay, witiramo na sister wanjye na Jolly. Mu buryo uri financial, babonye n'ikiganza cy'Uwiteka ku buryo korali ibasha kubaho imyaka yose. Kuko mufite ibyo mukeneye ngakorera kujya mu na perezida, ariko tujyana nyirizina mu gitaramo kuki numvise ko iyo myaka 30 ugomba gukora iyo saburo. Sinzi niba 25 mwarakoze iyo yubile, sinzi niba 20 mwarakoze igitaramo, ariko kuri 30 specific icyo numvise bakoramo igitaramo cyo kugira ngo ryajwi noneho rishobore kumvikana biturutse muri Patmos. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Katwakire perezida arajya agenda agira uburyo agerega bari busobanure ibindi, ariko ari we watangiye. Arahera ku cya Frodward cyo guhuza izina Patmos n'umusozi Patmos. Reka mpere kuri icyo kibazo cyo guhuza ubuzima bwa Yohana i Patimo ku kirwa n'amateka yacu. Buriya kugira ngo Yohana ajye ku kirwa cy'i Patimo, abantu benshi bagifashemo ko ari nko gutsindwa, ari nko kuba agiye mu bintu by'ibibazo. Muzi ko yahuye n'ibibazo bikomeye kuri icyo kirwa, ahantu hari imibu myinshi. Abantu baravuga ati ubwo agiye hariya agiye kuhapfira. Ntabwo ubuzima bwe bwa hariya bwabaye imfabusa, ahubwo Imana no mu mibabaro yacu, hari ndimo dufite ngo no mu mibabaro yacu ibishaka kutwigisha. Rero ni naho Imana yatangiye ibyahishuwe. Twebwe rero nka Patmos tukivuka nyuma y'amateka mabi yaranze u Rwanda, abantu basaga nkaho bacitse intege, ariko ntabwo twe nk'umutwe w'abaririmbyi twarambaraye hasi ngo ducike intege twumve ko tudashobora gukora, ahubwo twarashibutse dusakaza ubutumwa mu ndirimbo. Aricyo nagereranya na kwa gushibuka kw'ibyahishuwe Imana yatanze. Natwe nyuma ya 1994 Imana yadushibukiyemo ubutumwa bwiza dukoresheje indirimbo. Ni uko kugereranya n'iryo gereranyo natanga. N'akantu nakongeraho binahuje na timeless place. Yes. Gushima bihoraho kandi tutavuye mu isi tukibona ibitubabaza. Ni nk'uko n'ubundi nawe yari ari ku kirwa ahantu hari imibabaro, hari imibi murya, hari ibisimba, ariko akagira n'ihishurirwa. Ni byiza. Yego. Ikibazo cya kabiri ni ikijyanye
inyungu dutegereje muri konseri. Icyo nagira ngo nshimangire cyane Patmos ukuntu ikora. Icya mbere, ikintu cyose cyinjiye ntabwo kiba ari cy'umuririmbyi, icyinjiye cyose ni cya korali. Ni ukuvuga ko icyo dushyize muri kesi ya Patmos kiba ari cya Patmos. Rero kugira ngo dukore igitaramo nk'iki, hari ugeze kubivuga, bisaba imyiteguro myinshi cyane. Ikintu kibaho iyo dufite gahunda nk'iyi, twicara hamwe twese tukabiganiraho, ese tugiye gukora iki? Tugiye gukora igitaramo, tugira n'umuntu ujya udufasha cyane nka Aimable mu conception yo kuvuga teme tugenderaho, noneho tukayidevelopamo twese. Iyo kimaze kuba turatekereza tuti bizagenda gute, tukamenya na budget yacu. Iyo tumaze kwimenya, icya mbere dukora nitwe tubanza kwishakamo ubushobozi abaririmbyi, tugashyiraho, tugatangira gutegura bya bindi. Hagati twamara kumenya neza amadepanse dufite, twamaze no kumenya aho tuzakorera, nibwo duteganya noneho ese iyindi funds, ubundi bushobozi buzava hehe. Nibwo twicara rero tukiga uko amatike agomba kuzasohoka kugira ngo aze gufasha korali gukora cya gikorwa. Ariko ahanini birabanza bikava muri korali, noneho na cya gikorwa kindi cy'amatike kikaza cyiyongera kugira ngo tukavaringa cya kintu. Kuko twaje gusanga n'abaza nabo usanga bibashimishije kumva ko bagize uruhare muri icyo gikorwa twakoze cyo gutanga ubutumwa tunyuze mu ndirimbo. Aho rero nibwo mubona ko harimo amatike, harimo n'abandi bahaguruka kaza atari na tike aguze, ati jewe bashyigikiye ku giti cye muri anonima, adashaka ko n'izina rye rimenyekana. Nuko dukora kiriya gikorwa kigategurwa kandi kigatambuka. Yavuze ko bishobora kuba bitavamo yenda mu gihe amatike atanganye n'igiciro mwashoye, mu byakira gute? Oya, niwe navuze ko harimo uruhare rw'abaririmbyi, nibo bishakamo ubushobozi. Kuko akenshi iyo babikoze ni uruhare runini cyane, kuko ruvuyemo n'ibiciro dushyiraho noneho byaba bibaye ikindi. Ariko uruhare runini ni abadukunda, badusapotinga, niba abandi baje muri icyo gitaramo, nabo baririmbyi nabo bashyize mu ruhare rwabo. Sinzi niba ikindi bakongeraho. Ikindi nacyo ni akantu gato gusa nagira ngo nongereho. Niba wumvise wamwakurikiye neza dutangira icyo twavuze, ntabwo korali tuyijyamo tugendeye cyane gushaka inyungu. Yego. Inyungu dufite ubundi buryo tuzibona mu mirimo dukora ya buri munsi, kandi ni ukuri iyo uri mu murimo w'Imana, ubwo ndaboneraho gusubiza ikibazo yabajije. Iyo uri mu murimo w'Imana ntabwo umenya uko bigenze, ifite ukuntu bikora mu buryo bwayo, aho urambitse intoki ukahasanga imigisha, aho ucishije ikirenge ugatambuka ku mugisha. Imigisha uhura nayo mu gitondo, saa sita, nimugoroba. Icyo ukwiye kumenya gusa ni uguha Imana umwanya wayo mu buzima bwawe. Umenye ko yakuremye ikagushyira ku isi, ikaguha amaboko, ikaguha umutwe, ikaguha amaso, ikakugira uwo uriwe. Uyiha umwanya mu mutima wawe. Kandi ijambo ry'Imana riratubwira ngo nimutere intambwe imwe gusa, nta nubwo idusaba byinshi, nimutere intambwe imwe gusa, 99 muzindekere. Iyo wabashije gutera iyo ntambwe ntacyo ubura n'Imana. Kugira ngo ndashobeje, imigisha yo turayifite kandi turabishimira Imana yo mu ijuru. Ikindi kibazo yari yabajije kiravuga ngo turi guhuza n'uburyo u Rwanda tumaze imyaka 32 yo kwibohora. Ni iki Patmos yaba yaragejeje ku Banyarwanda mu buryo yenda muri sosiyete gitandukanye n'izi ndirimbo, ubutumwa bwiza, ariko mu buryo yenda bw'ibikorwa runaka mwarakoze bigera ushobora kugira impact ku Banyarwanda? Ndakivuga ahubwo n'abandi baza kongeraho, ariko hari kandi bigeze kubaza kajyanye n'amaniversaire. Iyo ngiyo ndavuga ibiri bya vuba, imyaka 20 n'ubundi twayikoreye hariya. Ariko urabona korali burya kuyitunga kugira ngo ikomeze ibeho biragoye cyane. Hari igihe muba mufite abaririmbyi buzuye, hari igihe baba tuzuye mubuza amajwi runaka, mwaririmba mukumva ntabwo igisohoka aricyo mushaka, mugafata igihe.
ubwo twakoze kuri 20 dukora 27 ubone bwo tuje mu myaka 30 twabonye rero muri myaka 30 bishoboka dusaba Imana ngo bidufashemo akaba ari byo by'indi turi gutegura hagiye habamo n'izindi okaziyo mbere yako nakubwiye bya nyuma gusa. Ikindi cyari iki ni kihe kindi cyakozwe kitari mu gutanga ubutumwa mu ndirimbo. Ahanini dukorana n'itorero mu murimo dufite no gufasha itorero kwamamaza ubutumwa mu ndirimbo. Rero mu byo twagiye dufasha twagiye tureba ibintu itorero ririmo akaba ari nko kubafasha kubaka insengero byo twabigiyemo. Hari abakozi b'itorero bakuze batakibasha kujya gusenga, twishakamo ubushobozi tukagenda tukabasura tukasengana nabo, yaba kwa nyuma nimugoroba cyangwa ku isabato tukabana nabo bakumva ko umurimo bakoze atari imfabusa. Nabwira nk'ahantu twagiye turangije uwo mubyeyi aravuga ati kuva navuka niho nabona nanjye bankorera nk'ibi, kuko niwe wari ushinzwe n'ubundi kwamamaza ubutumwa. Ati kinshimishije cyane nuko uwo nabonye uyobora gahunda ari umuntu nzi avuka naratangiye retirement, yaragiye muri pension. Ati none nkabona ahagaze ari kuyobora gahunda. Uwigishaga nawe yamubonye ari mukuru kuko icyo gihe afite nk'indi myaka nka 60 nibwo undi nawe yavutse ariko akabona nawe ari arigisha. Ati biranshimisha cyane kubona nk'ibi, biranyemeza ko umurimo ugikomeza. Ibindi nabyo ni gusapotinga abantu mu makwe yaba kuririmba mu byago tukaba duhari, kuko ni bya bihe bikomeye usanga umuntu aba akeneye ari naho ubutumwa butambukira. Sinzi niba hari n'ikindi mwakongeraho. Gahunda zo kwibuka dukorana n'abandi tugashaka funds zo kugira ngo tujye gufasha abatishoboye. Yego biriyandeho ya ibyo twabatora dusanzwe dukora. Tugeze kubanza gusubiza uriya noneho tukajya twafata ibindi bibazo bitatu. Ntekereza ko ikibazo Celestin yabajije cyerekeranye n'ukuboko nkange dirija naba narabonye muri iyi myaka 30. Izi ndirimbo turirimba hari izo duhumekerwamo, hari izo duhumekerwamo n'umwuka. Ukumva indirimbo ikujemo, urayanditse uyishyize hariya, abantu barayiririmbye, ifashije abantu, ukibaza utari ko se buriya koko iyi favor nagize yo kugira ngo ikintu kinturukeho kiririmbwe n'amakorali atandukanye, abantu bahemburwe n'indirimbo nanditse. Uko ni ukuboko kw'Imana, si imwe si ebyiri si eshatu, ahubwo ntekereza ko ari gahunda y'Imana ibarashyize muri gahunda dufite ku isi kugira ngo izina ryayo ryererezwe. Amen. Ibyo rero rwose nkubwije icyubahiro cyinshi ngomba Imana ibiduha, ko ukuboko kwayo kuri kumwe natwe muri gahunda zacu zose zo kuririmba, iratwunganira mu buryo bwose bushoboka kandi turayishimira cyane. Reka twakire Dudu, twakire Spe nabo twajya twagasha dufata ibindi bibazo bya nyuma. Karibu. Nta kibazo kinyiza kamera. Murakoze. Ikibazo cyane ndashima kuba concert mwateguye nziza cyane, kandi namubonera kubaza dirija nitegura igeze neza, mwagiye munatubwira imyaka 30 ariko se indirimbo zimaze kuba zingana n'ubwo rugendo rwose bumvikana ko bitari bworoshye. Yego, hanyuma ikindi tuzaba turimo kwizihiza iyo myaka 30 ariko umuntu uzitabira igitaramo nifuza ko hasigarana iki. Byari bushoboke yuko mwe mubikora nka twebwe mugashima Imana ku mashimwe, ariko kuba mwatumiye abantu mutubwira ngo kugira abantu bazaze bazitabira ni iki mwifuza ko bazasigarana, ni iki gusa mu gutuma umuntu uzaza azaba akisigarana aze bakizatahana. Ikindi urugendo rw'imyaka 30 urugendo twarangiye,
ariko murifuza ko mu yindi myaka 3 iri imbere twajya tubona ko hari Patmos y'abana murimo kugenda muzamura, ariko kandi mu myaka 3 murifuza ko mwaba mugeze hehe. Ndizewe nk'uko perezida yatubwiye, nabonye mwaratangiye muri 30, ariko muri 23 kumvikana yuko havuyeho nk'abana, ariko mwatubwiye impamvu yabyo. Ese murategura gahunda y'uko n'abandi abajoyininga mwabakira cyangwa se bazava muri ibyo neza mwabivuze, mbese mutubwire mu myaka 30 indi yarangiye, indi myaka 30 iri imbere murifuza ko Patmos yabigeze hehe? Yakoze cyane SP. Murakoze Kamere kuri iki yarasorejeho. Hari Patmos y'abakuru hakaza na Patmos y'abajuniya. Ntekereza ko abajuniya wenda ntabwo nibaza ko muzajya mubazamura bakajoyininga abakuru, ariho nari bise nibaza niba bari kugabanuka aho kugira biyongera abakuru, bumva ni 20 barahereye kuri 30 urumva bari kumanuka. Ubu ntabwo mufite ubwoba ahubwo bazakomeza bakamanuka bikazarangira muri iyo myaka 30 ari kuvuga wenda ishobora kuba hasigaye dusigaranye Patmos Junior abakuru tukababura. Imitangiye ikindi kibazo kuri iyi concert, impamvu mwavuze ko impamvu muyijyana ahantu hagiye hatandukanye, haba mu mahoteli, haba ahandi hatari mu rusengero, kugira ngo n'umuntu uri buzemo yaba mu Katolike yaba mu ADPR nawe yiyumvemo kunyine aho hantu, ataje ngo mugire Nitangira ikibazo nibaza, ese mujya mutekereza wenda kuba haba hagana uko umwihariko kuko ibitaramo byanyu n'icyo ushize cyabereye muri convention, ibitaramo byanyu urumva nyine bigaruka kenshi biri mu mahoteli, biri hanze, kugira ngo wa muntu tumwikanije aze nta ko bafite kuko tujye kumugira umudiri. Nta kuntu wenda mutekereza ko mwavuga ati se iki gitaramo twakora na wenda nakorare wenda yo muri ADPR cyangwa se muri Katolike, kugira ngo turusheho kuba byiza no wamuntu icyizere gikomeze kiyongere. Mpita ngaruka kwibaza ni bande muzakorana muri iyi concert, ubundi muzakora mwenyine cyangwa se abandi bakoze? Akoze cyane, nabivuze ko ndari Bob. Murakoze. Ibibazo bibiri. Natunguwe nuko umwaka ushize mwari muri 20 n'ubu nkaba numvise mukiri 20, nyuma y'igiterane mwakoze icyo gihe, amateraniro mwakoze cyangwa se mujyamo buri wa gatandatu, cyangwa se n'inshuro zose mugenda muterana, ndetse n'imyaka 30 yose ishize mukora imirimo y'ubutumwa. Kandi hari benshi bagiye bakiza, hari n'abakiriwe neza. Niba Patmos ikumira abantu baba bashaka kubyinjira, kuko bisa kose ntabwo ubusabe bwabo budahari. Ibanga ryo kugira ngo mube mukiri 20 na abakademigo cyangwa se junior sindi kwiba kuri n'abana, ko bisa kose mugomba kuba mukiri premier, ariko kubera icyo umubare ntabara abantu benshi, no muri press conference akaba hari umuntu wagira icyifuzo cyo kubajoyininga, ariko nyine mukaza kuba mwasubiza arahari. Ndavuga nyuma y'abantu bakurikiye bino bakwiye gukora. Ikintu cya kabiri babe bagikomoza, ariko sinanyuzwe n'iki uretse cake. Iyo turi muri celebration anniversary ntihaburamo cake, ariko sinigeze ko tugiye muri convention kubera cake. Ni iki kintu wenda ko ku ruhande rwa diligence package mumva mufite yihariye itandukanye n'amaterano mwajyagamo, bitandukanye n'amaterano mwakoraga, muzaniye abantu munatubwira ishimwe iyoboye aba ayandi imyaka 30 mufite. Murakoze cyane. Reka twakira ibyo twakira n'ibya nyuma y'ibibazo. Turahera ku byo yabajije, bifuza ko abazitabira bazasigara n'iki, ubwo kirimo kijyana n'icyo Dr. Bob asorejeho cyane nyuma kivuga ngo uretse celebration, uretse keke, mu by'ukuri ni akahe gashya, ni ikihe kintu kidasanzwe umuntu ashobora kuzabona muri kiriya gitaramo cya Patmos? Icyo bahereho kirasa n'icyo asorejeho kubisobanura. Karibu. Imyiteguro aho igeze heza. Tumaze igihe kinini tuyitegura, kandi burya korali yo yitegura ntabwo bayitegura
ngo izajye kwiruka muri stade cyangwa ijye mu marushanwa yandi yo kwiruka, oya, ahubwo iba yitegura gukoresha amajwi, kuririmba mu buryo, indirimbo ni science. So kubera rero ko ari science buri gihe ibisaba ko twubahiriza uko science imeze ya music. Hari kwitoza kuririmba, hari amajwi, hari amaconcordance, hari uko tuzaba tumeze, hari imyambaro, hari ni celebration. So iyo celebration igeze kure, ndetse agashya karimo nuko tumaze imyaka 30, tuzaririmba indirimbo 30, kandi noneho tuzayirimbana n'abantu 30. So icyo ni ikintu, ni noyo twashatse ko iguma iba umwihariko muri iyi concert. Icya kabiri, kuko hari byinshi babajije, nahita nsubiza kugira ngo mikoro zijye naho. Abantu 30 mushatse kuvuga iki? Korabo y'abantu 30? Ubwo kirahita gisubiza icyo Dr. Bob yavuze. Hari groupe yitwa Elevate, tujya dukorana mu bitaramo byacu byose. So baraza tukitozanya izo ndirimbo zose, bakuzuza wa mubare wa 22, noneho tukuzura turi 30. Kubera ko noneho batari umunani, hari n'undi nawe twashatse forcément kugira ngo aze yuze wa mubare 30. Nuko rero ibintu byagenze. Okay, ndagusubije. Nta bandi bakristo basaba gukumira abaririmbyi. Umubare wo nkubwiye ko hari korali yitwa Elevate tuzakorana nayo, ni group ya Elevate iririmba kuri Kigali English Church. Warubaze kumubwira kuri atmosphere izabira aho hantu usibye gukata cake na celebration, icyo cyo yagisubiza. Ahubwo mukumira bashaka kwinjira kubera iki mutiyongera? Okay, kwiyongera, buryo wiyongera hejuru ya rimwe. Uvuga ngo iyo uvugiye hejuru ya rimwe ushobora kuba ibihumbi 10, ushobora kuba miliyoni, ushobora kuba 30, ariko twe kugeza ubu dushima ko turi 22. Ubwo dukumiriye, ntabwo dukumira, ariko wenda kugira ngo ikibazo cyawe twumvishe ko atari ugukumira, ahubwo umubare nyine nitunagera no kuri 35 tugahura, uza tugahita kukimukumira ntimugere kuri 40. So ni organisation tufite ituma uko turi 22 hari logistique zindi buriya zigenderaho. Simply biremewe kujya muri Patmos? Biremewe kandi binyura mu nzira zitandukanye, ko dufite groupe ishinzwe recruitment, ireba ushoboye iki, uririmbira ijwi, uboneka muri ubu buryo, inshuro tuboneka nizi, umusanzu uzatanga n'uyu, ijwi uzatanga niri. So twakumva biri mu byo twemera, twuzuza korali tukabikora, tukamushyiramo. Akantu gato nakongeraho ni uko burya iyo ufite group umenya ukuntu uyimanaginga. Hari igihe ikubana nini udafite ubushobozi bwo kwimanaginga, hari n'igihe iba ntoya cyane nabo ugasanga ntigufasha kugera ibyo ugomba kugeraho. Rero umuntu aba arimo hagati, tugendera kenshi ku majwi. Hari igihe muvuga muti amajwi iri n'iri riruzuye, ejo ugasanga umwe muri ba bandi yagiye hanze y'u Rwanda cyangwa ntabwo akiboneka kubera akazi, mukavuga muti uyu nguyu akenewe gusimbura. Ubwo rero turi muri abandi bagendaga basaba, ukavuga uti uyu nguyu niwe ukwiriye kujya hangana. Vuba ko nabo nkubwira 32 abatangiye, abakirimo ubu ngubu ntabwo turenze 5, abandi nabagiye binjira n'abagiye bagenda. Bikubwira ko n'ubu turacyarekrita, ubundi bakagenda tukongera tukuza umubare, kugira ko ntabwo tugira dukumira, kuko dufata abo dukeneye kugira ngo wenda kugira ngo abyumve neza. Uzareba amafoto y'icyo gihe wumva wibuka, uzasanga harimo amasura mashyashya.
bivuze ko mu gihe uheruka ari 20 na hari abagiye ariko nyuma yabo hari n'abaje. Yego arakoze cyane. Dudu yari yabajije ngo mu myaka 30 muri fuza ko uzaba muri kwale imeze gute? Ubu none turi kubara ibya 30 ariko nyuma 30 ha vision yanyu bizaba bimeze gute? Viziyo yacu ni ukudaca akagozi. Nk'uko twatangiye imyaka 30 twarayishimiye, kandi tutekereza ko imyaka 30 iri kuza Imana izongera ikadupangira, kuko Imana igidupangira mu buryo tudashobora gutekereza. Tuzanajya tubibabwira au fur et à mesure, ariko ntekereza ntashidikanya ko ibimenyetso byinshi Imana yatweretse nyuma y'iyi myaka 30, ibimenyetso bifatika ariko wenda tutavugira hano, iri gutegura indi myaka 30 ahead. So turanezerewe. Ni legacy ku bana bacu, ni legacy tugiye gukomeza mu rubyiruko hirya no hino, ni umurage tugiye gusakaza muri iyi myaka 30 izaza. Yego, Esperi yabajije ngo mujya mutekereza ku mwihariko w'ibitaramo byanyu noneho ngo mube mwanakorana n'andi makwale cyangwa se abahanzi batari n'abadivantiste, nk'uko n'ubundi yenda mudakorera no mu mutamuvuze ngo igitaramo kibereye mu rusengero kuko cyagiye muri convention kuvuga ngo turatumira umuhanzi runaka, turatumira kwale runaka bitari niyo mwitero ry'abadivantiste umunsi wa karindwi. Ikindi cya kabiri usibye Elevate hari abandi bantu baba bazapafunga cyangwa se mu bisubiriza cyane. Ndagira ngo nsubize ku bijyanye no guperforminga. Ni Patmos iri kumwe n'abo ba Elevate nibo bazaperforminga. Icya kabiri kuvuga ko hari abo hanze y'itorero tuzazana. Kugeza ubu Chorale Patmos ni Chorale Adventiste. Hari amahame amwe namwe tugenderaho. Uyu munsi ntabwo ari twe tuje kuyica, turacyakomeza. Nizo mpamvu tugikomezanya n'amakorali ari Adventiste, ari nayo tuyaduperforminga nazo. Igihe nikigera hakaba ari uko amahame yahindutse akatwemerera n'ibyo ngibyo nabyo byakorwa, ariko hagati aho ngaho ayo makorali yandi nayo ni inshuti zacu. Ntabwo ari kuvuga ngo ni hari urwango cyangwa oya, ni inshuti zacu. Niyo bafite ibitaramo umuntu abijyamo, niyo tubifite baraza, ariko hari nibyo tudashobora gukora. Sinzi niba hari ikindi Aimable yabyongera cyangwa Eugenie, ariko muri make ari ibyo ngibyo kugira ngo clarify iyo question. Reka ngisubize ntiya mu magambo abiri. Iki gitaramo turi gutegura hano ni sample y'igitaramo tuzakorera mu ijuru. Aho tuzaririmbana n'amakorali yose muri kuvuga. Icyo tugiharanira. Naho ibyo mu isi byo ntitubyivangemo kuko ntitwanabishobora. Urakoze cyane. Reka twagire ibibazo bya nyuma. Ndabifatira rimwe rwose. Yegera kuri Florent. Murakoze. Bimwe mu bibazo bibaze bagiye ariko numvaga ntabwo icyumba basa. Kuba mutozwa na Aimable imyaka ikabaye kuva yavuka Chorale, duhitse ko hari ukuntu muri gutegura barumuna be wenda yategura kugira ngo muri iyo myaka 30 turi kuvuga ni ibyo buri gutegura igitaramo ishusho y'icyebuye ko ariko turacyari mu isi, kandi nabo hari igihe zakira bafite barumuna be agira ati mugiye gutya ariko babirimo muri active. Icyo cyizere bize kukiduha. Nanze kugereranya mu makorali mujya kungana imyaka aho barumuna babo abakorali bubatse ageze amaze kuri 10 ans, ariko mufite uko mwabitegura dusangiza. Yego gutegura Aimable muto cyangwa se n'abandi bari active nyine kuri ya icya kabiri bijya bintera amatsiko. Sinzi niba biteguye cyane
ni ukubera iki ko bari batuzi ari gake igira igitaramo cyayo gitegura kikabera mu rusengero inshuro nyinshi tubibona ari ibitaramo by'abandi mukabitumirwamo cyabereye mu rusengero ari icya ko bari batuzi hari impamvu yihariye mu byo ngibyo akoze cyane Justin nari mfite ikibazo nshaka kubaza Aimable nubwo gikomojeho ndaza kukibaza bahoranye ngiye ku ruhande rwanjye nshaka kubaza mu myaka 30 Aimable amaze muri Patmos hari ibihe mwaba mwaranyuzemo byaba byarabateraga kwiyumvisha ko mwayivamo ese niba byarabayeho hari byagenze bite cyangwa mwabitsinze mute kugira ngo mube mwagumamo hanyuma icya kabiri Flora abajije nifuza kugira ngo uze kudaho umucyo nimba hari umuntu ubona wazasiga inyuma y'ubutoza muri Patmos nimba hari nayo batubwira murakoze ikibazo cyane cyo kubaza turebye kuri pano tubona ko abantu bariho ari bakuru sinzi niba ari umuntu wakibageje ndayibaza se ntabwo mushyira imbaraga mu rubyiruko kuko urebye muri video zanyu n'abari kuri pano bigaragara ko bakuze turashaje ntabwo mushaje umuntu atayibaza ese mwaba mukubwira abantu bakiri bato n'urubyiruko ikaba n'ikibazo cy'uko bashobora kutaza mu bitaramo byanyu kubera ko babyiyumvamo ko mubashyira imbere murakoze murakoze cyane murakoze ikibazo cyanjye ni ukubera iki mwahisemo kwitwa izina Patmos ese kuduha ubusobanuro bwaryo ikindi mutegura iki gitaramo murimo igitaramo kimeze nk'aho ari iterankunga nyine abantu bazinjiramo bishyuye ese muramutse mugize amahirwe nka bije mufite mukabona igezweho mwumva mutegura kuza kuba mwakora iki ibikorwa byo kugira neza ni kwaguka muri mwebwe mwumva ari iki mwakora muramutse mugize amahirwe uko mwateguye ko kizagenda kikaba ariko kimera cyangwa se bikanabisumbura niba mufite umugambi ki ku bantu babakurikiye cyangwa se babazi cyangwa se mwebwe ubwanyu muvuga muti twakora iki n'iki ngiki tugeze umugisha tukagira ubushobozi bungana gutya yego ninde wundi Christian murakoze nshimira ko ari Patmos cya mbere imikoranire myiza n'itangazamakuru ntabwo ari ubwa mbere mutumye itangazamakuru Imana ibahe umugisha nimwe mwaremye indirimbo yitwa Ijuru Rito ni namwe mwaririmbye indirimbo yitwa Ndaje imbere ziriya ndirimbo ndazikunda Imana ibahe umugisha rwose babe umuntu ukunze undi mbura nta kwimupira ndashaka kubaza murimo murategura konseri yo kwizihiza imyaka 30 y'isabukuru mumaze na ambasadazi irimo irayitegura nabo mu gihe nk'iki ngiki bazaba barimo bategura ino konseri cyangwa bo ni kuri 30 z'ukwa munani muzababanziriza bahita bajya BKR hari amakuru avuga ko mwaba mwarabiganye barabiganye uko barizihiza 30 namwe murizihiza 30 noneho mwahise mufite aniveriseri nabuze ko bazafite aniveriseri urumva rero hari amakuru avuga ko mwabiganye muze kubidusubiza ikindi ndabaza umujyanama mama wacu umugore kuri ubu ngubu cyangwa umukobwa cyangwa tubw'igitsina gore muri Patmos bameze gute bahagaze gute twagiye tubona kera igihe mwatangiriye cyangwa n'abantu biterepeta ibyanditswe byo muri Bibiliya nabi bakavuga ko biheza ndetse n'itorero ryanyu ngo riheza abakobwa n'abagore gukora umurimo w'Imana baza kutubwira muhagaze gute ikindi noneho igihe gitegereje ko Aimable asubiza cya kibazo cya mbere cy'umupira bizaza kutubwira nk'itangazamakuru tugera ku bantu benshi cyane tuze kuba ubuhe butumwa abantu bose baza kudukurikira murakoze murakoze cyane kubera ko tuzi ibyo tubona mu mwaka mukuru turabona uko mwakoze turabona uko mwakoze umurimo n'abo mwahiwe uyu munsi n'abo muriho mwakomeje kutubwira ko nabo mwatangiranye uyu munsi mutakiri kumwe n'impamvu zigiye zitandukanye haba iz'ubuzima cyangwa se izo gusinzira nk'abakirisitu twibuka
ariko turenga icyo ngicyo uyu munsi twibaze mwari ibyo mwagiye mutubwira ariko udukurikiye cyangwa se uraha kugira ngo mutubwire album zitandukanye z'indirimbo mufite haba amashusho video ikindi cyasorezaho turi kubona Patmos nk'uko nakomeje kugenda bivuga ariko mutubwire Patmos muteganye mu myaka 30 yindi dufite imbere ngo tuzabona ngo twishimye imyaka 60 tuzaba tunasohoje ubuvugabutumwa yenda abayimambure bazaba ari abasaza kuko bari ubu bisobanuye so ndagira ngo mutubwire indi myaka iri imbere muri Patmos murayiteganya mute ni iki muteganya mbere ahangaha Patmos arakoze cyane ntekereza ko icyo dusoreje bari basa naho bagisobanuye yewe tugira n'amasaha nabonye ko iyi sentensi turaza gusoza batubwira amasaha ibintu byose uko bizaba bimeze icyo turaza kugisoreza reka rero dutangire ibi bibazo nta n'ibindi turi bwongere kubaza turahita dusoza turahera ku bya Florent yari yavuze ngo barumuna ba Aimable barimo bategurwa gutoza korali yego hari mu minsi yashize hari urubyiruko rwadusanze ndetse rushaka rwadufasheho urugero kenshi rudusaba hari nk'umwe twamaze deja kurekrita ucuranga turimo turamutoza kugira ngo afate injyana n'ubundi twatangiriyeho so ibyo biri mu murongo nagusubiza ko rwose hari undi uzakomezanya natwe kugira ngo atazava mu murongo wa Patmos nk'uko yatangiye ibyo ndabikwizeza ko arasobanukiwe hari uwo ubona nyine wagusimbura barahari ikindi Florent yabaje kuki ari gake cyane mushobora gutegura igitaramo mu rusengero usibye ibyo mwatumiwemo kuki mutajya mutegura ibitaramo byo mu rusengero byinshi nk'uko mutegura ibyo mu rusengero turajya n'isengero nagisubizaho gatoya ubundi ujya aho bagutumiye iyo batagutumiye ntabwo bijyana ariko hari n'igihe tuba dukora ibitaramo bitari ahantu hahariye haza awuka ari twenyine ubundi tukayikora n'ahandi dufatanyije n'andi makorali ahandi tubikora rimwe na rimwe ni insengero zo mu ntara nazo zidutumira bafite gahunda yaba iy'amasengesho cyangwa iyo kubashyigikira mu nyubako yaba mu mashuri atandukanye tugenda tuhazenguruka uretse ko ubu twafashe ingamba nshya dufite website yitwa Patmos Choir aho rero ubu twatangiye indi ngamba zo kugira ngo habe visibility buriya turakora tukicecekera umuntu ntamenye n'ibyabaye aho ngaho icyabaye cyose muzajya mukibona aho twagiye muhabone muhamenye mbere n'ibyabaye mubibone ibyo bizagaragaza aho tunyura henshi kuko iyo tugiye muri liste usanga ari byinshi ndumva icyo ngicyo nashaka kongeraho ku bijyanye n'aho duhamagarwa rimwe na rimwe cyangwa se ibyo twebwe tuba twateguye ariko hari wari ubajije ikibazo cy'umusimbura nta nubwo twigeze tubyirengagiza natwe tuzi ko aba ari ikibazo ntabwo uzi umuntu witwaga Didier twabanaga burya nawe yari umwe muri abo ngabo mico ariko nyine hari igihe mico yari ahari babizi bagiye babaho ariko nyine bakagenda nk'uko abantu baza bakagenda ariko n'ubu dufite undi tuhora tubitekereza bihora mu mitima yacu ntabwo wakwirengagiza ikintu nk'icyo kamboneraho gusubiza wambajije abari n'abategarugori ntabwo amahirwe angana n'ay'abagabo n'abasore cyane rwose ngira ngo ababitekereza ukundi ni abibaza yuko iwacu mu badivantiste nta bapasitoro bahari b'abagore ni ababifata batyo ariko uretse wenda kuba utabapasitoro abakuru amatorero b'abagore barahari abadiyakoni barahari dufite umwanya ubereye umubyeyi mu itorero ryacu noneho muri korali by'umwihariko nababwiye ko nabaye visi perezidante igihe kinini cyane n'ubu kandi mu buyobozi dufite barimo benshi
mu by'ukuri natwe tubagize buriya ibyo yavuze ni ukuri bafite umwanya munini cyane muri korali tujya ngo biri ku busa kandi nawe aba yatetse muri bo ntaho tujya ngo bicwe n'inyota kandi twese tuba twabiteguye rero dufite umwanya mwiza cyane muri korali yacu tubana nk'abavandimwe n'umuryango pe ni umuryango ni n'ikintu cyiza ariko hari ikibazo uriya muntu yabaje ndashaka kumanuka ngenda mbikurikiranya hari ikijyanye na pano yari yicaye ahangaha bavuga ko nta mwana muto babona dukora iyi gahunda twashatse kuyikora yagomba kuba vendredi ni vendredi ishize ariko irahinduka amasaha dushyizeho ugasanga benshi ntibaboneka n'ubu na pano twateganya ko twagomba kuba bane ariko tuza gusanga batatu babikora kubera ko undi nawe afite icyamubuje ariko nimureba no muri organization y'aha ngaha dufitemo urubyiruko kandi ruri muri Patmos uwo nguwo Alliance Olivier arahaga mwamubonye wa musore wari wambaye abo bose n'abaririmbyi ba Patmos kandi bose bafite abo nibo bashinzwe communication noneho kugira ngo wenda byorohe nagira ngo bamenyeshe ko uko twicaye turi mu bantu batanu bakuze muri Patmos nitwe bakuru muri Patmos abandi bose babandi bumvise nitwe bakuru muri Patmos jewe harimo n'abafite icyaka cy'imyaka yanjye so urumva yego ndumva basubijwe kitari yabaje mu myaka 30 Aimable umaze muri Patmos wahuye n'intambara nyinshi zo mu murimo birasanzwe byashobora gutuma wanayivamo iki cyatumye ushikama kugumamo mu murimo w'Imana wumvisha ucitse intege ntacyo kuki mwahisemo kwitwa Patmos yavuze ngo bisobanuye iki impamvu twiswe Patmos ni ntabwo ari recherche twakoze igihe kinini nubwo twabivuze muri video ariko twayimubwira by the waje na nyuma ariko ndabizi ko uba ufite akazi kenshi kandi nishimiye ko uje muri gahunda yacu mbere yo gusubiza twajyanye i Kampala tumarana umunsi wose turi mu gitaramo cya bagenzi bacu uriya mama yari dynamique cyane wakoze cyane kwitabira gahunda yacu ikaba kumpere igikombe uzajya unywamo amazi kugira ngo ariko ndi busabire n'abahungu ndabona mwahaguye abagabo mwahaguye yego yewe ndi busabire abahungu bose bari hano imipira kubera ko rwose turabikora izina Patmos twashakaga amazina igihe twari tumaze kumva ko dushobora gutangira kuririmba atari kuririmba gusa buri gihe ku isabato turahuye nyuma saa sita tugiye kuririmba twitwa aba volontaire abakorerabushake cyangwa se umuryango ahubwo rimwe turi ku itsinda tuvuga tuti uyu munsi turaza kubona izina umwe muri twe witwa Yavani yarahagurutse aravuga tumva rero ibintu muri gukora byose ngiye kubaha izina nimuryanga ubwo nyine nta rindi muza kubona icya mbere tugiye kuvuga ubutumwa buheruka tugiye gusakaza ijambo muri ibi bihe bikomeye turatsinze mu mitima yacu nta kuntu tutakwitwa Patmos kubera Yohana ibintu yaboneye i Patimo nuko twatangiye iryo zina ryari rya mugenzi we yari yarise icapiro ryitwaga Patmos ubwo rero uwo wundi aravuga ati rwose umva untaye mu bagabo ubwo nyine nta kundi nanjye ndi muri Patmos iryo zina nanjye ndaritanze ubwo nirigende nuko Patmos yatangiye yego urakoze cyane yavuze ngo bibaye ngombwa umugisha ukaboneka mukabona amafaranga menshi agasaguka kuri dépense mwagize cyangwa muzagira mu giterane murateganya ko mwayakoresha iki azakora ikindi giterane azafasha abatishoboye azakora iki cyangwa yakora ibice abayabonetse ko hari bifite gahunda nyinshi
harimo gukora ibindi bihangano, ama-album, amavideo, ya gahunda twavugaga zo kujya mu bitaramo tugashyigikira inyubako z'insengero, zo gusura abarwayi, gusura ba bandi twavuze batagishobora kujya gusenga. Byaba byiza haboneka ibihagije, tuzarunda zikomeza, ariko tugerageza kubagezaho ibihangano byacu, kuko hari igihe twize gusinzira ntibisohoke cyane, ariko turagira ngo ritme twatangiye izanakomeza. Kandi muzi ko mwebwe murabyumva cyane yuko bisaba ubushobozi. Hari ubajije Patmos mu myaka 30 ariko mwabisobanuye, ahubwo Chris yabajije ngo mwiganye ambassadors. Aimable ahita basubiza. Ni Christian wakibajije? Yego. Kwa ndo sabye umupira? Yego. Mwenda mwumvimba. Nkunda ko no mu kazi kanyu muba abartiste. Iyo ni art. Wigizaga nkana. Ni content. Ubwo rero content agenda yidevelop. Bamuhe n'umupira. Ayi develop rwose, ni bamuhe wa mupira yavugaga rwose babimuhe. Content we develop ntacyo nabivugaho, gusa n'abantu n'impanga zacu. Bamaze imyaka 30 nko natwe tuyimaze. Turashima Imana ko mu gihugu nk'iki ngiki harimo amakorali atandukanye kandi meza nka ambassadors. K'ibyo navuga guriya mama twahuriye i Kampala, twaherekeje ambassadors, ndi delege wa Patmos i Kampala kugira ngo tujye mu gitaramo twizihiza nabo imyaka bari bamaze. So urumva rero ntabwo haba harimo guha mwabonye n'abasarasanyu bari kudutumira, hari indirimbo zabo twaririmbanye nabo badutumira, natwe dufite umubano mwiza nabo rwose, baguze amatike kandi natwe ubwacu twarayaguze. Umubano ni mwiza, nta guhangana kurimo, nta rwiganano, turi abana b'umugabo umwe. Yabajije ngo itangazamakuru murifuza ko tubabwirira abantu iki? Ubuhe butumwa mushaka duhereza abazokurikira? Bazovugeho gatoya nurangiza. Ubutumwa itangazamakuru mwageza ku banyarwanda n'abaturarwanda, kuko abanyarwanda bari mu Rwanda gusa, ahubwo hari n'abanyamahanga barimo. Bazaze twishime, duhimbaza Imana mu ndirimbo zizaba zivuye ku mutima, mu mashimwe yose mwabonye ku mipira, umuntu wese ariko noneho yavugisha amagambo, memoire cyangwa se ukwibuka kw'icyo gitaramo kuzaba package, cyangwa se kuzaba package nayita ngo iki mu Kinyarwanda, impamba. Kuzaba impamba y'umuntu wese uzaza muri icyo gitaramo mu gihe kiri imbere, mu gihe azajya atwumva, azabona impamba mu ndirimbo za worship and praise muri uriya mugoroba. Bazaze bitabire kandi bazishima. Kugira ngo ari perezida uza gusoza, urahita unaduha agenda y'umunsi, umujyanama nawe arakurikira tubwire ubutumwa nyine yifuza ko twatanga tuza gusozwa na perezida. Duhe umunsi bizameze gute, bizatangira sangahe? Azaba ari ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa munani uyu mwaka. Igitaramo kizabera kuri Kigali Convention Center. Imiryango izaba ifunguye guhera saa 11. Ubwo tuzarangiriza isabato mu gitaramo cyo gitangira. Indi myaka 30 izabigiye. So abantu bazaze ku gihe, abantu nibitabire, bagura amatike badufashe, kuko amatike aba yashyizweho 100,000, 25,000, 15,000. Ntabwo wenda hari perezida cyangwa se n'umujyanama baraza kwivugaho 100,000 biri hariya. Hari nuza mu gitaramo yicayemo yatanze nk'500. 100,000 bizatanga biri hano n'abantu badukunda vuga atari ko
mwaretse tukagira icyo dutanga kirenze icyo mwamaze gutegura. So ntabwo ari tike igaragaza icyicaro, ahubwo ni tike ifasha, ni support. Rero abazaba bayatanze, abazaba bagaragara ko bayatanze bicaye maybe ku ntebe imwe cyangwa ebyiri cyangwa eshatu zaba ziri imbere, ntabwo bivuze ko uzaba umwicaye inyuma azakumirwa, ntabwo azareba. Oya, ni nk'uko Celestin yicaye imbere yawe, wowe watanze support y'ibihumbi 100, ariko Celestin nawe yaje kudushyigikira mu bushobozi bwe, mu masengesho, muri 25 biri yatanze. Nta kintu cyo kumva ko uzaba watanze makeya cyangwa menshi, ahubwo ni ya support, ni rwa rukundo uzaba ufitiye Patmos, nirwo dushaka mu bantu. Yego, murakoze. Namwe mwatubwira ubutumwa mwifuza ko tugeza ku Banyarwanda. Murakoze. Ndatekereza ko yo gukora imirimo igendanye n'ubuzima turimo, tuba dukeneye no kuruhuka. Kugira ngo rero abantu bacu baramutse baje bakaruhukira ahantu tuzaba turi, bumva ijambo ry'Imana, bumva ubutumwa bwiza. Nigeze kubabwira ko mu by'ukuri nta nyungu twebwe nk'abantu bagize Patmos tuba dukeneye mu murimo dukora ku giti cyacu. Ikiturangaje imbere cya mbere ni ukugira ngo ubutumwa twamenye dufite tubusangize abandi. Nicyo kintu cya mbere. Nitugira amahirwe yo gukizwa, tuzakizanwe nabo, kuko kugusiga twaramenyanye, kugusiga twarabanye, numva nta munezero n'abanjyanye. Ni byiza rero ko ukuri twamenye n'abandi bakumenya, kukababera umurongo ngenderwaho, ukazabageza ubwami bwo mu ijuru. Ikindi ntekereza ko kwicara hari ukumva abantu baririmba ari ukuntu bikuruhura mu bwenge, mu bitekerezo, ukanezerwa. Kandi kunezerwa ntekereza ko ni ishusho imwe mu mashusho nemba ntegereje mu bwami bwo mu ijuru. Muzaze rero twige kuba mu ijuru, ni uko numva nabivuga. Muzaze twige, twitoze uko tuzabana mu bwami bw'ijuru. Amen. Akoze cyane Perezida. Dusoreze anatubwire mu by'ukuri bigeze he kugura mutima birimo biragenda cyangwa murakoze cyane. Mbaje kubashimira icyo kibazo mwanabajije, kuko ni uburyo bwo kugira ngo n'abantu bamenye ko icyo gitaramo gihari, bamenye n'uko bakitabira. Nk'uko Aimable yabivuze, hariho tike bashyize hariya z'ijana, 25, hari n'iza 15. Ubundi dukora gahunda yacu twashaka gushyiraho igiciro kimwe hose. Haza kuza bamwe baratubwira ko dukeneye gukora support, nta kandi kantu mwashyiramo kugira ngo twumve ko natwe aricyo dufashije. Nuko hagiyemo iriya za tike y'100, ariko nayo iri limited, ni ukuvuga ko n'umubare ntarengwa izagera, ariko indi kabibikiwe iyi kategori yindi. Iya 15 ntabwo yari hari, ariko ababyeyi bamwe baratwegereye batubwira yuko bashaka kuzana n'abana babo. Ese nta kintu mwatumarira kugira ngo abo bana nabo bazaze ko ari muri vacances? Wishaka, dufite Patmos Choir, niyo website yacu. Iyo ushyize mu patmoschoir.com uhita ubona n'ayo ma information yandi y'ukuntu wabona tike. Ariko hari n'iya USSD ya 550 *222 ugashyira buriya kode 103. Iyo nayo ugira access kuri iyo tike. Akandi kantu nagira ngo nongereho, abakoresha social media murabizi, dufite na channel ya WhatsApp. Nuyibona uyigeho, biratuma amakuru yandi uyabona. Ntabwo wowe wandikaho, ariko ushobora kubona ibiri kugenda biba. Bije vuba, harimo benshi atarabimenya, ariko nayo irafasha, bituma umenya n'aya makuru yose turi gutanga. Ahandi nuko dufite izindi channel waboneraho amakuru yacu,
ariyo Facebook, Instagram, Spotify, YouTube, aho hose ushake Patmos Choir uragenda ubona ayo makuru. Nkabashimira abamaze kwitabira kuko batangiye kugura. Icyo dukora gusa nuko iriya salle ntabwo ari elastique, ifite aho igarukira, wa mubare iyo yamatika ashize systeme yonyine irihagarika, donc irahagarara ntiwongere kubona ubushobozi kuko ntabwo twashyira capacité irenze abo twateganyije. Rero nkaba nasabaga ukeneye amatike ayafate hakiri kare, ubundi nta kuvuga ngo ni kanaka ngo kuko yaje nyuma azayibona, uko muje iyo ordre ni nako muzagenda muzibona. Nasabaga rero yuko abantu babyitabira kandi umenye yuko icyo ukoze cyose icyo gihe uzaba ushyigikiye umurimo wa Chorale Patmos. Murakoze cyane. Impamvu cyongeraho ku bateranyije bangahe mumaze kubona imibare ingana na percentage? Murakoze. Reka mpere kuri icyo cya Celestin. Ni abantu 1000 bateganijwe, 1000 full. Ntabwo barengaho n'umwe kubera uko sale ingana. Celestin n'ibintu ndagomba gusubira. Cya kabiri, Patmos turi abantu, iyo ubwiye umuntu ikintu wo kugitekereza barakubwira ngo uratangaje. Ubu ngubu ntabwo tujye tureba n'abari kugura amatike uko bangana. Turi mu myiteguro, mbese turi mu mwuka tutazi uwo ari wo. Ubwo hari undi mwuka uri kudiringa n'amatike. Abari kugura ni bangahe, ababonetse ni bangahe. Njya numva ko hari igihe amatike asohoka noneho abantu kwari gucatinga nyine bavuga ati amaze kuboneka 100, 200, 500, 1000, 500 arashize. Ntabwo iyo spirit iratujyamo. Muzadusengera, ahubwo muzadusengere. Twe turi mu myiteguro, ntabwo tuzi umubare w'amatike wamaze kugura uko ngana, ntabwo tubizi. Gusa nuko iyo experience ubushe twarayigize, twinjiye dusanga abantu baruzuye, so twizera yuko n'ubundi abantu bazabuzuye. Nakoze cyane. Icya nyuma rero nashaka kuvuga ni President ntabwo yakivuze, amatike yacu nkuko aboneka mwahabonye, ariko hari ahandi hantu hari physique, hard copies hamwe hitwa kuri Charisma. Charisma ni kuri Kigali Height, bagurisha ibintu byerekeranye n'iyobokamana, ibitabo yobokamana. Bafite nk'ibikombe nk'ibi ngibi, bafite amatablo avuga, ese ni gift shop iri Christian. So umuntu wese aho uzifuza kugira icyo abonamo azahagane, kuko ugiye kugurira yo tike uzaba ufite 10% ya discount ku bitabo bimwe na bimwe bagurisha. Icyo kintu mukibwira abantu babazi yuko hariho iyo discount. Ni ikintu abanyarwanda badashobora kurata mu gihe igitabo kigura 100, ugasanga bakugabanyijeho ayo mafaranga wenda utanabitekerezaga, kandi ukabona guze na tike ya Patmos. Ni support kuri twebwe, ariko kandi na partnership dufitanye n'iyo Charisma nayo iradushimisha. Hari na Avivo Media nayo idufasha muri ibi bintu byo kwandika imipira, iraduherekeza muri urugendo rwose. Niyo yanditse ibingibi, niyo yagize ite, niyo mipira iki. So abo bose turacyafitanye urugendo. Ku munsi tuzakora concert, bazaba bafite stand yabo, bazaba bafite ama articles yabo. Icyo gihe ikintu muzashaka, haba abashaka kubibona mbere batubwira kuri telefone zirahari, tukajya tudeliveringa kugira ngo uyu mwuka ube still mu bantu tuzaba turi kumwe muri kiriya gitaramo. Murakoze cyane. Akantu gato, hard copies ni next week. Ni next week. Mu cyumweru gitaha niho tuzadufite amatike hariya kuri Charisma.
reka tuze iki kiganiro tubashimira cyane. uyu yitwa Eska Fifi akorera radio na TV10 yari ari mu kazi nibwo aje turamwakiriye. Turabashimiye cyane Patmos Choir ku kiganiro cyiza tujyanye n'itangazamakuru. Imana ibamugisha. Ndashimira abanyamakuru namwe Imana ibamugisha. Ndashimira Olivier Baganizi niwe coordinator wa media nawe wampaye uyu mwanya yakoze kungira icyizere. Rero ko dufata group photo mama ndashaka dusengera basenga Imana wishima ko yabanye natwe ariko kandi wongere uyiragize n'ibintu kugira ngo Imana ikomeze kuba mu hanze zacu. Twese duhagurutse nidusoza gusenga turafata group photo. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24:14